ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Amateka yarankuze bambaza ngo ari kubundi ukora iki? Ndi umunama. Amavuta akandagira amateka, nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye. Amavuta akuraho amateka twanyuzemo. Ndafashijwe we! Amavuta akandagira amateka. Afite amavuta bamukoraho bakanyerera, ibintu byose biranyerera. Mavuta wihangane, hari ibyo umuntu aba yibuka. Amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko, kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka. ayo ni amavuta atsikamira amateka. Yesu Yesu katika jina la Yesu. Hey, Simon, morira w'Imana gusa. Bashimeshe kumara imbaraga z'Yesu, imbaraga z'Imana. Mu izina rya Yesu. Umuriro, Jesus. Umuriro, umuriro, Jesus. Umuriro. Katika jina la Yesu. Fesaya bata. Rekosa someni. Izina rya This first time in your katika jina la Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana, urabohotse mu izina rya Yesu, urabohotse mu izina rya Yesu. Be santos koselema releva ala santike bon. haryo wanyeretse jewe se ukuboko ntabwo dukora ku buryo nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye bitukarambura gutya. Sinkuzi ntuzi, ariko Imana irakuzi gutwa nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwiye ngo iragushumbushishe. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushishe. Hari ntawe ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Rakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu, amen. kurwara n'inshuti zawe tugiye kubigenza gute? Hari icyo nkubeshyeye? Ni imanza zingahe? Hari urundi rurengaho? Ko mudakomye mu mashyi? Shyira iyo mikorofone iravuga humura. Iyo mikorofone ukoresha izunga n'isi yose. Shyiraho iyo mikorofone ndaguha niyi zibe ebyiri. Hari aho mbeshye ngo nature imbere y'iteraniro? Naho. Imanza zingahe? Ebyiri. Ikindi yego utyo. Wicaye bigenze gute? Sura mikrofone yawe hazibutse, sibyo? Hanyuma rero reka twigirire gutya. Urumva mu mutwe bimeze bite? Wajya kunibagirwa ariko Ndibagirwaga nkayoberwa uzongera kwibagirwa iteka ryose. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ntabwo uzongera
kwibagirwa iki ndibagirwaga ibintu byose nkabona sinzi ukuntu bimeze mbese ibyo ku isi mbonaga nta gahunda bifite. uyu munsi gahunda zirabigize Amena. nawe ugiye kugira gahunda ariko Haleluya. guma hamwe dusoza igikorwa hano hari Imana ra mbega amavuta ari hano we amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. amahoro y'Imana nabane mwese nshuti z'Imana bakunze umugabera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Ndagira ngo bashimire cyane mu kudukurikirana aho muva mukagera mwese uko mungana aho muherereye muri abantu bacu muri abantu badukunda muri abantu b'amahoro muri abanyembaraga kandi nongera kubabwira ngo bantu ba Uganda ndaje kuwa mbere turi kumwe mu murimo w'Imana kandi ndashimira abantu bose bakomeje gushyigikira mbwira ngo tuzajyana tuzahurirayo kandi numva nifuza muri gahunda yuko twazana namwe muri mwe bujye mpamagara mbaza ngo ndasobanura inzozi abana mbasengere ubwo rero turi kumwe Imana ibaho umugisha. Ndashimira cyane umukozi w'Imana Silas wakumye kubaganiza amagambo y'Imana uyu munsi ndumva ashaka gukoresha ibintu bisa naho hari iby'ubwenge. Yego n'ubundi nta bugoryi tugira hano ku Mwagabera Ministries nta nubwo dukukura ko iby'ubugoryi aho ndumva nifuza ko tuganira. Ikiganiro cyanjye nshaka gufata urugero kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu ntabwo ushobora guhora hejuru noneho n'ubuzima bw'umuntu ushobora no guhora hasi. Ikindi cya kabiri ntabwo umuntu ahora mu bukristo hejuru nta nagwa burundu ngo birangire ahubwo mu buzima tubamo hari ukuntu tugira balance muri bwo hakaba igihe cyo gukora cyo kunanirwa kubyuka kwicara kugira ikintu ukora kandi nibwira ko uraza kubyumva cyane kuruta uko umuntu yashobora kubitekereza aho ushaka ko tuganira ku magambo amwe akomeye. Nuvuga ngo ubundi buri gihe Bibiliya itwereka neza yuko umuntu wese ajya agira igihe cyiza n'igihe kibi. Turafatira ku rugero rw'umukozi w'Imana Dawidi nawe uze kwirebaho ubitekerezeho. No kuvuga ngo turi n'icya cyumweru nyine cyo gusobanura inzozi ibintu by'ubwenge ibintu by'ubuhanga ikintu wakora kugira ngo urusheho kuticira iteka. Impamvu bivuze nuko usanga abantu benshi muri twe bimwe twiciraho iteka abandi tuvuga bitari byo abandi mu byadusize mu buryo bugaragara ariko ni byiza ko wumva ko atari we wa mbere n'uwanyuma umenye neza yuko Imana yavuze ko Dawidi yafite umutima nk'uw'Imana ishaka ariko nyamara se Dawidi nta byaha yakoze. Ntabwo muzi ko yasambanye akica n'umugabo akica n'umusambane bamugana uko bisobanura yishe Uriya agatwara umugore we ariko ngo yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Amagambo agaragara mu byakozwe n'intumwa ibice 13:22 yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka ariko ibyaha yari yarabikoze kweri. So rero icyo tugomba kureba uyu munsi none aha ngaha ni uburyo tureba mu byago yagiye acamo cyane mu buzima bwa Dawidi ndetse bwari bwuzuye nk'ibintu biri hejuru by'imbaraga ubundi hasi hejuru hasi yakijijwe yaguye yarwanye yatsinzwe byakomeye cyane ariko ubwo buzima agenda bubamo uko niko natwe mu buzima tubaho nk'uko tubona ko bimwe mu byagiye bigaragaza Dawidi cyane ariko kenshi bikomoka ku byaha ku ngorane abandi bayimuteza ndetse bikavamo n'ibyaha. So ariko urumva hagati aho ntabwo ushobora kwemera ko wahora mu mwuka ibihe byose ariko ntiba no mu mubiri ibihe byose. Bigukundiye wawubamo bigukundiye ntiwakora ibyaha bigukundiye wakiranuka ariko umenye neza ko mu buzima bw'iminsi yose tubaho niko ibintu bimera niko ibintu bihagaze niko bigenda biza kandi bikagora umuntu. Nuvuga ngo ni up down niko bimera mwazamutse wamanutse. Rero icyo cyambere nuko tugomba kwizera Imana ndetse rimwe na rimwe tufata umwanya wo kujya Imana idufashe mu byo ducamo byose no mu ntambara tunyuramo kuko byose nubwo bimeze bityo ikintu cyafashije Dawidi nta kindi nuko yari afite umutima wemera icyaha umutima usaba imbabazi umutima wizera imbabazi z'Imana n'umutima wakira gutsindwa n'umutima wimenya n'umutima witekerezaho n'umutima wumva uriwe n'icyo uri cyo n'icyo ukwiye kumera. Ngibi ibintu bikomera mu buzima ukwiye kumenya ko bibaho rwose. Biratubwiye ngo yari afite umutima nk'uw'Imana ishaka ariko nyuma ibyaha yagiye abigwamo ariko ugasanga rimwe ari hejuru aramanuka arimo aragwa arimo arazamuka ariko nibura ugasanga ko iyo grafike y'uko imeze ntiyaheraga hasi yumva ko hasi n'abahari ariko hari Imana izamuzamura. Ndaguha urugero turi kureba kuri
Dawidi nk'intwari ikomeye Imana yatoranije nk'umwana w'umuhererezi waragiraga intama, imutoranya ari uwa nyuma kwa Yesaya, ndetse bagera ubwo bajya kurya baranywa, baravuga ati uyu munsi ntimurya ntimunywa, habuzemo n'umwe, kumbi ko bahagurutse bazana Eliyabu, bazana abahungu bakomeye, ariko Imana ntiyabashima ngo njyewe sindeba nk'abantu, ndeba mu mutima. Nuvuga rero ngo ugiye kureba bwa mbere na mbere Dawidi yari hejuru cyane ubwo yavaga mu ntama, vuga ngo yari hasi mu ntama, yari hasi mu gasuku, ariko Imana iramuzamura yitwa umwami w'Abisiraheli. Muri Samweli wa mbere ibice 16, igitabo cya mbere cya Samweli, yimikwa kuba umwami avuye hehe mu ishyamba kuragira intama, nta no gukaraba, nta n'ibindi yakoze, kuko mu muryango bari bamwibagiwe, bari biteguye abandi ngo bajye kurya, ariko ngo bakwinjirana Imana ntibashime. Rimwe na rimwe umuhanuzi akanibeshya ngo uyu niwe koko, Imana iti witoreye sindeba nk'abantu. Imana imuvana hasi iramuzamura imushyira ku bwami, aho dusanga muri Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16, tuza kubona iyimikwa rya Dawidi avuye mu ishyamba, atangira ari up. Ndetse mu gihe bamwibagiwe, mu gihe bamuretse, kuko Yesu asubira mu ntama ntiyamenyekanye. Ubundi sinibwira ko wakugira umwami wasubira mu ntama, hari no wahakaze ntanagasubiremo, hari no mbega hari ukuntu tubitwara ko yasubiye mu ntama nuko gatoya. Rero Samweli wa mbere 17, igitabo cya Samweli 17, niho yagaragaye yica nde Goliath. Urumva ko yarasizwe, yavuye mu ishyamba ari hasi, arazamuka arimikwa aba umwami wa Isiraheli, ariko asubira mu ntama kuko byari procedure ndende. Iki Imana itaragukorera wigira umutima uhagaze kizaba gihari. Icya kabiri rero mu bice 10, igice cya Samweli cya mbere cya Samweli ibice 17, noneho yica Goliath. Mwibuke neza aho yari yaramanutseho gato, kuko ni waba umwami ngo ujye mu ishyamba, ariko byo nkasura kujya kuragira intama, ngo akajya acuragana ava kureba intama ajya no kureba kuri bari ku rugamba. Noneho mwaza kujyaho rero, urumva no kumanuka, ubundi umwami baramugemurira ntagemura, umwami baramwikorera n'iyiko, ariko yarabitwaraga kandi asizwe amavuta. Ntukajye ugira ubwo wasuzuguranwa amasezerano, ntukajye utinya nubona bitinze gusura ngo umutima uhagaze, jya ubireka bize uko byakaje. Imana ifite ibyo gutekerezaho kandi Imana ikigambira, uro ku buryo nta mpamvu nimwe, nta nicyo wanatinya Imana itagukorera muri ubwo buryo. Imana igumugisha mwinshi cyane, kugira ubwo yahageze atese urutuka bisere n'induriya abandi inkuru yajyana kwa Sawuli. Sawuli amuha ibikote ramunanira, ati ndagenda uko nshoboye, najyaga ashwanyaguza idubu nkagira gutya, ati ndamwicishije, aragenda yica Goliath. Ariko nkamaze kwica Goliath, ntabwo byashimishije umugabo witwa Sawuli. Buri gihe iyo ukoze icy'ubutwari, ugukuriye avuga ati aho bukera araza kunsimbura, arongera aramanuka agwa hasi cyane, ahunga Sawuli kuko ngo yaragiye kumwica. Ntamushimiye ko yamukijije abantu, ntamushimiye ko agambiye kumwica. Kubera iki? Hari aho yarageze mu mbaraga. Rero ugira ubwoba, icyo wakoze gishobora kubyara ingaruka, abantu bakwanga, ariko Imana zikagukunda wicika intege. Cya kabiri guhunga, cya gatatu yahise ahunga Sawuli. Nabwo no kumanuka, ni umwami, ni mu gihugu cye, ndetse yarasizwe, undi yaraciwe, ariko ibaza umwami wimitswe ahunga uwaciwe, ni ikibazo. Ntugatungure ko mutabye kubizakugeraho kandi uzagubwa neza. Iyo urebye rero Samweli wa mbere bice 18 ku murongo wa 32, ngo uhere ku 18 kugera ku 31 muri gitabo cya mbere cya Samweli, n'uguhunga acunganwa n'umugabo witwa Sawuli ngo mu mashyamba, mu bihanamanga, mu bihuru. Urumva n'umwami arongera amanutse pe burundu, noneho akajya abunga shyamba, kandi ubundi umwami agomba kwicara ubwami, agomba gutegeka, ariko we yari mu ishyamba agenda azerera kuko yari yamanutse. Inshuti yanjye wigira ubwoba, kumwe bw'abera ministries witinya, aho waba hose Imana izagutabara. Ibyo ntibyarangirira kubera guhunga no kwirukanka mu mashyamba. Ikindi cyamurambitse hasi ku itapi, noneho hasi agera kuri 0. Ni ukuntu bashenye Sikuragi, barahasenya, banyaga imiryango barayitwara, ajya kuyigaruza. Aho usanga bigaragara muri Samweli wa mbere cya Samweli 30. Urumva hanaho yaramanutse, tanga batabarya kugarura, bari banyazwe, arabagarura. Sikuragi baranahatwika, biranamugora. Ariko nyuma yaho rero ugiye kureba muri Samweli maze gutsinda, Sikuragi havuye neza cyane, yongera azamukaho gake cyane. Aho yazamukiye kuba umwami w'Abayuda,
buriya yimitswe n'amavuta ubwa kabiri amavuta yagaragazwa n'iki nuko yishe Goliyati noneho amaze kugarura kurage bari barahombye bararwanye noneho yongera kuzamuka iyindi ntambwe ndende izamutse ubwo yimikwaga kuba umwami w'abayuda bonyine gusa bivuze ngo n'umwami w'imiryango 12 ntabwo yariye yegeraga yabanje kwibana 400 ngo bari mu bantu banyazwe abinuba n'abambuye n'abandi nkabo abayimitswe n'abayuda bonyine umwami w'abayuda muri Samweli wa kabiri cya Samweli ibice 2 arongera azamukaho gahoro gato cyane agera kuri top aho tubisanga muri Samweli wa kabiri ibice 5 noneho yimikirwa kuba umwami wa Isiraheli kurikira wumve ubwa mbere yimiswe kuba umwami ntiyagira aho ayobora aje kugeraho yimikwa kuba umwami w'abayuda imiryango yose iramuhunga ivuye kwa Sawuli hanyuma rero muri Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 5 noneho ngo Isiraheli yose iramwimika burya ugira abantu bake bakwemera ugira abantu bake bakwizereramo ugira abantu bake bakubonamo imbaraga ariko hariye ngombwa yuko abandi baguhunga rero witangazwa nuko utemerwa na bose hari igihe bose bazakwemera babishaka batabishaka nk'uko Imana yemeje abantu ko Dawidi akwiye kwitwa umwami wa Abisiraheli nubwo yabaye mu bihanamanga nubwo yihishe nubwo yahigwaga nubwo yakurikiranwaga ariko aza kugera ubwo yimikwa narababwiye ngo hari igihe kizagera ikikurimo cyemeza abantu baguha icyo wari utegereje kandi n'icyo ushoboye ntibakiye barakizi n'icyo wabasha gukora barakizi n'icyo wageraho barakizi bakuzi neza pe ariko babyirengagije hanyuma muri Samweli no yambika ikamba ryo kuvuga umwami wese none agunyakora atambitse nta kibazo afite kugera ubwo noneho yakira isezerano ry'Imana byo gutsinda Isiraheli no kunesha abishabi muri cya kabiri cya Samweli ibice 7 kugera ku bice 8 Imana imuha amasezerano imubwira ngo naragutoranije imubwira ngo nzaguha ahantu ture ntazongera kwimuha ukundi imubwira ngo nzaguzana rikomeye atambika akorera Imana agubwa neza akora ikintu gikomeye ariko mu gihe Imana ikimara kumuha isezerano aho urebye ni graphic itambitse ariko mu gatumwa ngo amaze kumwa ko Imana imuhaye isezerano ngo amare kugera aho ngaho nibwo yaje gukora ikintu gikomeye kigaragara mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 11 ahantu yakoze ikosa rikomeye ngo ubwo abandi bami batabaraga we ntiyatabara ahubwo yisigarira muri ubu ni igihe abami batabara we yisigarira mu rugo akora shite libre uko babyita ni nko kumanuka hejuru nta kigutangiriye maze akora icyaha cy'ubusambanyi arangije aranica kandi yari umwami aho yakoze shite libre bivuze ngo sigitangaza ko wava mu kirere cy'umwuka ukisanga mu byaho utari wateguye aha turabwirwa cyisha gusobanura ngo abadakurikira Bibiliya yasigaye abandi bagiye ku rugamba warasigara ntiyagenda rero kutagenda kwe byamuteye ikingo yabonye umugore yogara amurungurutsa amutumije harasambana witwa Mukawuriye Betisheba amusambanije ngaza kumubwira yuko atwite ngo atumaho umugabo we Uriya ngo azaryaye mu rugo inda bazayemwitire bageze Uriya aho ngahageze bambwa ati reba umugore wawe Uriya bwati biragatsindwa n'Imana yuko ngi wanjye mu rugo kandi ingabo za Isirayeli ziri ku rugamba ibaze umuntu yanze gusanga umugore we kandi umugore we ko nyamara umwami yasambanye yakoze shite libre ubwo ubwa kabiri ngaramusindisha mu bintu byose ngari kwarangira asanga ari kwiremba ati kutagiyeyo habuze iki avuga ati biragatsindwa ntabwo nahangara kujya iwanjye kandi ingabo z'Uwiteka ziri ku rugamba ibyo rero biheze ngo abonye yuko amaramaje kutaryame kandi zagaragara yandikira umugabo w'ingabo Rwandika bamubwira ngo Uriya nahagera mushaka ingabo z'abahanga mu muhane mu mwice kandi bamwice mu mbwire yuko byabaye ngo barangije baramubwira ko yapfuye ajyana urwandiko atazi cyanditsemo atazi kirimo burya hari igihe bahana n'abantu tuzi ko ari nyabana ariko mbi nama barwa abitse nk'ibintu utamenya umuntu mukabona utazi ko ari urwandiko rwaguhitana umuntu kanatazi muri bake ukabaho uzi neza ko muri kumwe ari umuntu ariko kumbi si umuntu ahubwo afite urwandiko rwaguhitana amaze umwe ko
yapfuye rero ngo ahita acyura muka Uriya. Imana irabara cyane imutumaho umuhanuzi Natani ambwira ati se mwami nyir'ingoma ati nje kukubwira ati hari umuntu umwe wari ufite agatama arangije abonye abashyitsi ntiyakarya ahubwo atumizaho intama y'umuturanyi arayirya ati nuko byaye mwami ati wowe ninde ngo mwice ko ntacyo amaze. Natani ati ni wowe mwami watinyutse ufite abagore benshi igihugu ni icyawe ariko uhitamo gutwara muka Uriya uranamwicisha niyo Imana iguhana. Urumva yakoze shite libre akibyumva yahise yihana aca bugufi. Burya icyaha sinywa ntitugomba gukora icyaha kugira ngo umuntu busage ariko niba unacumuye icyo ari cyo cyose menya ko hari imbabazi z'Imana wibikora ubishaka kuko ibyaha turavuga ngo iyo dukora ibyaha nkana twaramaze kumenya ukuri nkana no kwigaragambya ngo reka mbikore ngo reka mbigire gutya wabona ubigwamo ariko ntabona ujye guhangara kubikora kuko si ikintu cyiza cyane ahubwo ni ikintu cyakuzanira akaga rero maze bituma yongera akora shite cyane ikomeye ndetse n'umwana abyana na Betisheba umwana aza gupfa. Hanyuma rero muri Samweli wa kabiri taho cya kabiri cya Samweli bice 12 nibwo yongeye kugira ibyishimo abyaye Salomo ndetse avuga kazamugabira bwa ibintu byose birakundwaze. Umwana wa mbere arapfuye kuko hari habaye kwica muka Uriya noneho abyaranye n'undi mwana aremba yitse umwami nabwo arazamuka agira imbaraga ariko mu byago nakubwiraga yongera ko ndi shite y'ikigeragezo gikomeye cyane cy'umuhungu yibyaritwa Absalomu amuhindukira umubisha ukomeye wo kumurwanya harimo inama zikomeye za Ahitofeli za Hushayi abo bose bashaka kumurwanya aramanuka agendagera hasi aho tubisanga muri Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli 15:18 ukuntu umuhungu we yibyariye yaje guhinduka umwanzi we ariko bivuye kuri cya cyaha cy'ubusambanyi kuko Imana yavuze ngo inkota ntizaba mu rugo rwawe ngo kandi wasambaniye ku mugaragaro abaye bazasambanira we wasambaniye mu bwihisho ariko bazasambanira ku mugaragaro. Niko byagenze ko Absalomu bamugira inama yo kuryamana n'abagore base ngo akajya binjiza hejuru umwema ngo rubanda rwose rubira kugira ngo azinure rubanda abagore ko ashaka kwitwa umwami. Rero icyakira kubita arangije arihana ahora n'akaga gakomeye cyane ariko nyuma yaho yongera kugira izindi mbaraga dusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli ibice 19 aho dusanga Dawidi yongera kwigarurira ubwami no kongera kubaka ubwami bwe akagira imbaraga agakomera akarwana intambara akagira gute igihugu akagisubiza ubuzima ariko nyuma nanone gato cyane ikindi kintu cyabaye gikomeye cyane yongera kugwa mu mutego ukomeye ariho nshaka ko dusoma kugira ngo wumve ugaragara mu gitabo cya Samweli wa kabiri ibice 2:24 Samweli igitabo cya kabiri cya Samweli. Ibi mbikubwiye kugira ngo wumve ko n'abantu Imana ivuga ngo afite umutima Imana yishimira ariko bajyaho gucumura ariko bakirinda kuko bazi ko Imana ibabarira. Impamvu bivuze ndagira ngo utaza gutinya Imana dufashe cyane. Uhoraho yongera kurakarira cyane Abisiraheli abateza Dawidi ati genda ubarure Abisiraheli n'Abayuda. Umwami abwira yabo umugabo w'ingabo ati jya mu Bisiraheli bagiye kubarura. Ngo uwo kubarura Imana batavuganye no kumva ngo hanyuma harangije ngo Dawidi amaze kubarura abantu yumva afite inkomanga ku mutima niho gutambira Uwiteka Uhoraho avuga ati nakoze icyaha gikomeye. Ngo yazize iki kujya kubarura Abisiraheli kandi atabyemera ngo bazana umusenyi wo ku nyanja ajya kubarura ko arakomanga. Icyo kubarura byamukubise hasi akora icyaha ndetse Imana amubwira iramuhanisha ibintu bitatu mubwira inkota mubwira inzara cyakugwa mu maboko y'Uwiteka. Undi bati Imana nta kindi cyangwa mugiga aravuga ati yarabwiye ngo hitamo ibihano bitatu mugiga inkota cyangwa iki ababisha. Undi aravuga ati ndahitamo mu maboko y'Uwiteka. Arangije nibwo hinjiye mugiga maze iyo mugiga ikomeye arwana intambara arangije rero abasha kugira gute aragenda aratamba igitambo ahagarara ahantu hafi y'urubuga rw'umugabo umwe ngo maze aratamba mugiga ihagarara gutyo. Hanyuma yongera kugira imbaraga zo kuzamuka mu bice mu ngoma za mbere ibice 22 Dawidi ategura kubaka urusengero. Shatse kuvuga aya magambo nkumvishe
nuko yenda umuntu atayafotora ngo yabereke uburyo uw'Imana yavuze ngo afite umutima yishimira uko yaguye abyuka byaguka ariko yaza kwendinga neza ashaka kubaka temple igira urusengero rw'Imana. Imana imubwira ati wakoze ibyaha byinshi afite intambara, ahubwo nzatanga amahoro ku mwana wawe kandi umwana wawe ni ukuri bizagenda neza, azayobora igihugu. Hanyuma aza gukomerezaho, asaza neza, atanga ubwami neza, aratabaruka, aba inshuti y'Imana. Ikibazo si ugukora ibyaha, ikibazo si ugutsindwa, ikibazo ni ugukomeza ukigira imbere. Impamvu nsomye iyi grafike pambereke ukuntu imeze, nagira ngo nkwereke ko uw'Imana yabwiye mu byakozwe n'ibice 12:22 havuga ngo Dawidi yari afite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Wakwibaza impamvu ari umutima w'Imana ishaka. Uwo mutima Imana ishaka yarishe, agasambana, akarwana, agakora ibintu bitandukanye, ariko akagira umutima wari uzi ibanga rikubiyemo. Ni umutima wimenyaho icyaha, ni umutima usaba imbabazi, ni umutima uzinukwa icyaha. Kandi wibuke neza ko uyu Dawidi yari azi limitation yiwe, yari azi ahagarukira, aho yabwiye abantu ati ariko ngiye buriya nubwo ndi umwami ariko nta mbaraga nabuza n'izabariye abantu. Afite uko yacaga bugufi mu mutima kandi icyaha yacyumva akamanuka akaringanira. So rero nawe hariho umunsi wo kwimikwa, hariho umunsi wo guhana Goliyati, hariho umunsi wo guhunga bakurwanya ku buryo werekera, hariho umunsi wo kuyogorera ibye bagutwaye umanuka ujya hasi, hariho umunsi wo kuzambikwa ikamba ry'urugo rwo cyangwa ubuzima bw'umutekereza, ubundi wongera uzamuka uhinduka umwami ibyo washaka gutekereza, uzatambika wakira amasezerano, ubundi wongera ugire shite wamanutse habaho icyaha ko mu buzima ibyaha bibaho, kandi umunyabyaha nyine biba mushokora icyaha n'ukora icyaha. Burya icyaha kiba muri twe ntago kinyuma twebwe, aho kumara koze iyo shite ntugagarika umutima. Ikindi ntibigutera ubwoba yuko uzavusa amasezerano akomeye none kuri gushayininga, byongere bitinda abantu baguhagurukire bakurwanye bakuvuge bakumeneshe bagusakurize, wumva induru zirakubiko ntugacika intege. Ubundi ikindi cya kabiri wumve noneho hari ukuntu bigiye kubaho, bahindutse ababisha abantu uraguhagurukiye. Ubundi ikindi uzigarurira ubwami, bwo bwami mvuga si igihugu runaka, ahubwo ya mateka bwa buzima bwawe, za mbaraga zawe yariye kizagera nawe wongera restore kingdom yawe, umvuga nubwo Imana ubwake muri wowe, kuko Imana izabumwe nawe kandi uzagira imbaraga. Wigira ikibazo witinya, Imana muri kumwe, Imana iragukunda, Imana izagushoboza, nta kintu ushobora kubana mba kuko Imana yakugirira neza. Ikindi ukwiye kumenya, numara kubaka ubwami hari igihe bizaba ngombwa yuko ugomba gutekereza ibuka umugisha w'Imana yaguhaye, tangira ubarure menye icyo ukora, nkuko muri mbyenye ngo bari iyo migisha yose, bari iyo migisha none uyibare ntusige numwe. Ni myinshi yo gutangaza. Ikindi ni uburyo ukwiye kubaka inzu y'Imana muri wowe, inzu y'Imana muri wowe. Nuvuga ngo kubakamo kubaha Imana muri wowe no kumva ko Imana buri muri wowe, ikindi ugasoza neza ukarangiza neza. Rero kuba uyu munsi biri hasi ntabwo ari iteka waciriwe, kuba wanazamutse si uko wakijijwe cyane, kuba uraharinganiye si uko hari ukundi byagenze, ahubwo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana n'umutima wimenyaho icyaha, n'umutima usaba imbabazi Imana, n'umutima wizera imbabazi, n'umutima uzinuka icyaha. Muze kureba Dawidi ntiyasubiraga mu cyaha yakoze, cyabaga ari kimwe ariko ntagisubira. Aba ngo afite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, kandi nyamara ku ruhande rumwe twamushinja ibyaha byinshi, ariko kubera iki? Kuko afite umutima. Amen. Imana rero iguha umugisha. Nagira ngo ukomeze muri kino kiganiro, wikwica intege, wikumva warangiye. Hari igihe uzagera umva abigisha bari ntufashwa, hari igihe umva nta kintu gikuri, ntugahangayika ngo nibaguye no mu cyaha uhita uva ku Mana. Oya, icyaha Imana irabarira. Ikingenzi uko wimenyaho kandi wirindira ko bakurondora, wowe wirondora asiga ubaka urusengero rw'Imana. Uzarwubaka ute? Buriya nkubwiza ukuri, utanga ibya 10, utanga amaturo, ukora ikintu cyose umeze nk'uri kuba mu murimo w'Imana, kandi Imana yagushyigikira kandi bikagenda neza. Rero uhabwe umugisha n'Imana, kandi umwuka wera w'Imana be muri wowe, mavuta y'Imana gusange cyane, ukomeze kugubwa neza, kandi ibyifuzo byose Imana ibiguhe, ushaka Imana yagushyire aho wenda kujya Imana yagutunganyirize. Muri make ubwiza icyo kudapfa bize kuri we, kandi ukomeze ugubwe neza. Si igitangaza ko bitamera nk'uko ushaka, ko bitana nk'uko wate, ariko byibura gira umutima uhagwa ngo kuko Imana nkunda. Tugira umutima wari muri Kristo Yesu, aho no tuzabasha kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane. Haleluya. Mavuta y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibe kuri mwebwe, kandi mwe mutabarwe. Imana ibarinde barengere, mukomeze mwambara imbaraga, mukomeze mwegera Imana, kandi umugisha w'Imana uze kuri mwe mu buryo bukomeye, urusheho kugenda utsinda.
kuba warakoze icyaha ntibisobanura ko watsinzwe iminsi yose, ahubwo icyo bisaba ni iki, nuko icyo wakoze ubwacyo kitahaguteye ubwoba ngo wumve wava ku Mana. Nkweretse Dawidi uko ajya agira grafike imeze, ari ukubigenda bihinduka kandi ko bimera, ariko yatangiye neza anendinga neza. Tangira ibintu neza bisoze neza. Muhabwe umugisha n'Imana, mavuta y'Imana nkomeze kubabaho cyane, babwire ngo shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.